Ubu dusoje umunsi wa gatanu w'icyumweru, ejo ni kuwa gatandatu, turi mu kwezi kwa 9 nako kugiye kurangira, ngo harabura amezi agera kuri 3 kugira ngo umwaka urangire, umwaka wa 2025. Ukwezi kwa 9 kurarangiye, kwa 10 kusata kurangira n'ukundi kurangire, ibyumweru biri kwihuta wagira ngo ntabwo bihari. Ese intego zawe z'umwaka uzigeze he, cyangwa nta n'intego wari ufite umwaka utangira? Niba ari zo wari ufite se uzigeze he, waba waratangiye cyangwa haba harimo ibitaragenze neza? Se ufite izihe ngamba kugira ngo umwaka urangire ibyo wari wariyemeje warabigezeho, cyangwa uzagerageza undi mwaka ukurikiyeho utaha 2026? Ubuzima ntabwo buba bworoshye, ariko iyo ufite intego umuntu agerageza uko ashoboye kose, ukagerageza ibishoboka byose kugira ngo izo ntego ubashe kuzigeraho. Nubwo rimwe na rimwe hari ibintu biba tutabiteguye cyangwa se tutabishaka, ugasanga ntabwo intego zacu tubigezeho, ariko byibuze tuba tuzifite kandi dushaka kuzigeraho. Reka mbifurize ko intego zanyu muzazigeraho, kandi ko icyumweru gitaha nubwo imihanda yose izaba ifunze hano muri Kigali, uzabasha kubona uko uhaha ukaronka. Weekend nziza.